Ni wowe yajaje gushaka intama yari yarazimiye. Muraho neza nshuti za Imana ishimwe Clarisse Channel ICTV. Umeze mute? Mahoro y'Imana n'umugisha Uwiteka Imana bibe kuri mwebwe. Ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi twagize amahirwe akomeye yo kubana n'umushumba Pasteur Antoine Rutayisire. Mumfashe kumwishimira no kumwakira kandi mumfashe tumusabire umugisha. Iki cyo kubwiriza ubutumwa bwiza n'ubwitange n'igihe kibari gitoya yatuboneye tumusabiye umugisha. Mushumba tubasabiye umugisha. Reka dutangire ikiganiro cyacu adusabira umugisha dusengera kugira ngo Imana ibane natwe. Reka dusenge Imana. Turagushimye Imana yacu. Ibyo dukora byose tubikora kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kugira ngo ubwami bwawe bwogere kandi ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Uyu mwanya tugiye kumara muri iki kiganiro umwanya w'umugisha kuri bose. Uzumva iki kiganiro wese haba vuba haba kera azahabwa umugisha n'amagambo barimo. Baratubwiye ngo umwuka wera naza ni uzadufasha mu byo dukora byose. Umwuka wera rero tuguhaye rugari abari wo uvugisha abantu bawe. Ushyira ubuzima mu magambo tuvuga ko ubundi amagambo dukoresha ni amagambo asanzwe, ariko wishyitse mu buzima abantu bose bahabwa ubugingo. Reka imbaraga zawe zigaragare muri iki kiganiro. Umwuka w'ubwenge, w'ubuhanga, umwuka w'imbaraga, ukora umurimo wawe uhesha umwami wacu icyubahiro kandi ubwoko bw'umugisha. Byose tubisabye mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. Murakoze kudusabira umugisha. Twifuje ko twaganira kuri topic cyangwa teme ivuga ku muryango muryango nyarwanda. Amakuru dufitiye gihamya mu muhamagaro uko dukorera Imana ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bigenda byerekana ko mu muryango nyarwanda hari ikibazo. Se ko abashumba biri tubuza gukabya inkuru cyangwa abagabo mu miterere yanyu bwite mukaba mutemera ibintu bikomeye utuntu twose mukatwita dutoya. Ikibazo kirahari koko dukwiye kumenya niba ikibazo gihari. Sinzi iyo uvuze ni ibintu bibiri ngo abashumba ntibemerewe gukabya inkuru n'abagabo ngo ibintu binini babigira bitoya, ariko sinibwira ko ikibazo cy'umuryango gishobora kukigira gito, kuko hari ibintu biba bifatika. Ushobora guhakana ko urwaye ariko iyo wapfuye ntawe wihakana. Iyo turebye imanza zirimo kugenda ziyongera buri munsi, ngira ngo murabizi mu statistique yagiye atangwa hanze mu 2016 hari ngira ngo muri statistique hagaragaraga ingo 21 zaburanye ubutane mu gihugu hose. Bigeze muri 2017 umubare urazamuka ngira ngo wageze kuri 69. Bigeze ku 2018 biba bimaze kugera abantu 1330 n'abandi. Muri 2019 biba bimaze kugera mu 8,900 ngira ngo niba nibuka neza, ariko harengaho n'utubare dukeya. Urumva iyo uko kuzamuka ubwo bwiyongere utagira impungenge nuko batitaye ku bintu. Ndetse rimwe na rimwe twe nk'abashumba dukunze kumera nka cya kinyoni bita imbuni, ngo nibona ikibazo cyisatiriye cyayegera cyane igashinga umutwe mu gihuru igakora nkaho nta gihari. Ariko nkatwe twiriranwa n'abakristo n'abanyarwanda, ahubwo giye mbona imibare batanga mu nkiko ni mitoya ukurikije ububi bw'ukuntu ingo zigenda zimera, kuko hariho niziba zitatandukanye niziba zitaburanye ariko ziri mu manegeka. Icyo ni ikibazo kigari ndetse kuruta uko tukivuga, ariko ngira ngo umuntu wese witegereza udashaka kwishukashuka arabibona ko hari ikibazo. Yego. Ubwo mwiyobokamana abadukurikiye twemeranywe ko muri make Satani arahari nkuko yaje gutuka Adamu na Eva mu bustani bwa Edeni. Ubundi kuva Satani yinjira mu isi yasohotse ryari?
kuko ibyo nutabyemera nyine nuko yaba ibya bintu navuga nyine yaba arimo kugerageza guhisha ukuri kuko mu gitabo cy'ibyahishuwe batubwira ko Satani yamanukanye na 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru. Pawulo mu Efeso akatubwira ko tudakirana n'afite amaraso n'afite umubiri, ahubwo dukirana n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. So bikubwira ngo harimo na kategori, harimo n'inzego z'imikorere ya Satani ku buryo buri munsi tubona imirimo ye. Birababaje mushumba niba twararwanye n'ingaruka za jenoside, reka wenda ne kuvuga jenoside ubwayo, ariko twarwanye n'ingaruka zayo, haba mu iyobokamana mwaritanze hamwe n'abandi bashumba benshi batandukanye mu gihugu. Igihugu nacyo kirakora kugira ngo abantu bongere baba abantu batuze mu mitima, ariko iki kintu nakwita nk'ikiza, reka ko nacyo gifite imbaraga. Turakora iki? Ariko nibwira yuko ubundi reka mvugire Satani, nanjye ndi umukozi wa Satani cyangwa ndi Satani ngiye gukubita nahera mu ngo, kuko burya urugo niyo fondation yibanze yifatizo y'ibintu byose bibaho. Imana itangira kurema ikintu cya institution ya mbere yaremye n'urugo. Adamu na Eva bari urugo, batangiriye mu rugo. Mbere yuko Imana ishyiraho politike z'ibihugu, mbere yuko abantu bagwira ngo hakabaho amashuri, hakabaho n'ibindi byose, habanje urugo. Urumva rero Satani arabizi neza ko urugo niho hantu hambere ibintu byose bikorerwa. Ikindi, urugo niyo pepiniyeri y'Imana. Abana bose bavukira mu rugo, n'abavukiye hanze yarwo nyine ubwo bavukiye hanze yarwo bavutse nabi. Ubundi umwana mu rugo hagati y'umugabo n'umugore babana niho abana bavukira bakarererwa. Ibyo birakumvisha ngo ahangaha Satani atahibanze yaba ari umuswa. Ahubwo burya ntabwo Satani wari umuswa, abaswa ni twebwe. Abaswa ba mbere ni twebwe b'abashumba. Kuko niba hari ikintu kititaweho, reka nkwereke, umuntu kugira ngo akore muri banki agomba kuba nibura afite nivo ya sogonderi. Uwe kuko hari abakora kuri gishe bashobora kuba afite nka sogonderi, ariko ubu muri kino gihe na sogonderi ntikora, agomba kuba niba afite bachelors. Umuntu yize primaire arayirangije, yize sogonderi arayirangije, yize indi myaka 4 ya universite, bivuga ngo ni imyaka 16 kugira ngo ukore muri banki. Twiga amashuri angahe kugira ngo twubake urugo? Kugira ngo umuntu azubake inzu nk'iyi ngiyi agomba kuba afite engineer. Nta nubwo umujyi wakwemerera kubaka inzu ya etage uterekanye yuko ufite ubushobozi. Ugomba kwerekana uwagushushanirije, ukerekana uwagukoreye za note de calcul, ukerekana uzakubakira umujyi, ukabona kuguha autorisation de bâtir. Iyo tugiye guha umuhungu n'umukobwa certificat de mariage, tuba twagenzuye iki? Aho rero hari ubwo abantu bavuga ngo ibintu ngo Satani, nkabona ariko Satani yinjira mu ntege nke zacu, intege nke zacu nk'abantu, intege nke zacu nk'itorero ndetse nk'igihugu, kuko dushyira imbaraga mu bindi bintu byose ariko nta mbaraga tujye dushyira mu kuboko. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, turimo no gusarura ingaruka zacyo. So ubwo rero yewe nabonye ikintu nyine gikomeye, ikintu gikomeye, abantu bagirana ibibazo nk'uko bivuze, ntibikurikirane kubera ikibazo cy'inyigisho nkeya, haba mu nsengero, mu matorero n'amadini atandukanye nk'uko mubivuze, no mu buzima bwo hanze. Hanyuma batakwikurikirana, ubu bikagera ku madivorce angana nk'ayo dufite hano muri iki gihugu. Nge rero nifuje ko twavuga ku bintu nibura bitatu. Inkuru ubundi z'amadivorce ngewe zatangiye hashize imyaka nka 12 cyangwa 13. Social media zari zitaraguka nk'uko nguko zagutse nk'ubu turimo tuvugana. Ahari ngira ngo icyo gihe iyo biza kuba byagutse mba naratangiriye hafi, nkavugana n'abantu nkamwe n'abandi tukagira ikintu dukora. Ariko icyo gihe natangaga ikiganiro kuri radio imwe hano muri iki gihugu, zari zikiri nkeya, ko hari radio nk'eshatu gusa. Hanyuma ngongana n'ibintu nyine bikomeye bimeze bitya, nkagerageza gufasha abantu, ariko mbona
imbaraga z'ibi bintu zibaye nyinshi. Hanyuma hari ibintu bitatu rero nahuye nabyo mu bintu bitera divorce. Icya mbere, abantu cyangwa imiryango, umugore n'umugabo ntago ku butunzi inshuro nyinshi bahuza. Icya kabiri, nagonganye n'ikibazo cy'abantu bacana inyuma, umugore n'umugabo bacana inyuma, ubusambanyi. Hanyuma n'ikindi kibazo cy'imiryango, famiye ziba mugura umuntu tuba twagiye kubaka imiryango, nagiye kubaka iwabo umutware nawe yubatse uwanjye. Hanyuma bagiye bapfa rero abantu bo muri famiye. Ndumva ibyo bintu bitatu icyo gihe cyanjye, niba n'ubu bigihari mutararwana nabyo ngo bikemuke, ariko byari bifite imbaraga nyinshi. Nifuje ko rero twafatikanya n'abaduteza amatwi, hanyuma mukagira icyo mubitubwiraho. Ngira ngo ibyo ni bimwe mu bintu bigaragara kuko ku isi yose, muri statistique zakozwe muri Amerika, umubare munini w'ingo zitandukana nawo uza muri iyo kategori ya mbere. Ikintu cya mbere gisenya ingo ku isi yose ni ubuhemu, ikintu cyitwa gucana inyuma. Abagore n'abagabo, barabikora n'abagore barabikora, kandi mu bintu bitopinga list ku isi yose gucana inyuma. Ikiza mu mwanya wa kabiri ni nicyo ngicyo cy'umutungo. Abantu bashobora kwibwira ngo abazungu ngo nta kibazo cy'imitungo bagira, ariko barakigira kubera yuko umutungo usanga abantu bamwe bagira imitungo yamara kugwira bakayipfa, icyo kikaba ikibazo. Abandi bakayihisha, abandi bakayikoresha nabi. Umutungo uza kuri kategori ya kabiri. Izo ni statistique zisa. Ku murongo wa gatatu hazi ikintu cyitwa kutaganira, lack of communication. Kuba hari abantu batavuga, hari abantu badakomunika, hari abantu batabwira abandi aho bagiye, batabwira iki, hari abantu bahisha. Communication mbi, no kuvuga umuntu akavuga nabi. Communication mbi iza ku murongo wa gatatu. Hanyuma domestic violence, ikintu cyitwa guhohotera mu magambo, guhohotera mu bikorwa, gukubita, gukomeretsa, kikaza ku murongo wa kane. Usanga ndetse bigenda bitondekana. Na hano mu Rwanda witegereje neza, ngira ngo hanze y'ibyo bine ingo zawe ari paradizo. Kandi unasubiye n'inyuma, none usubiye n'inyuma, usubiye n'inyuma ukareba muri Bibiliya, usanga n'ubundi ibyo bintu abantu bapfa n'Imana nayo niko yabitondetse. Cyambere mu bintu Imana itindaho cyane, icyo kintu cyo kudacana inyuma, ari nacyo cyashenye ingo cyane. Usanga n'Imana igitindaho. Niyo mpamvu ubona mu isezerano rya kera, iyo bafataga umugabo ufite umugore asambana n'umugore ufite umugabo, cyangwa niyo bafataga umuhungu asambana n'umugore ufite umugabo, cyangwa bagafata umukobwa asambana n'umugabo ufite umugore, uretse ko giye sinzi impamvu bashyiragamo ubwo busumbane, kuko iyo bafataga umugabo asambanya umukobwa bamutegekaga kumurongora, kuko icyo gihe ibyo byo kurongora abagore benshi ntabwo byari bibujijwe. Ariko ubona neza yuko hari ibyaha byaterwaga amabuye, guca inyuma byaterwaga amabuye. Umugabo ufite umugore iyo bamufataga asambana n'umugore ufite umugabo, bagombaga kubatera amabuye. Kimwe niyo bafataga umugabo atinga undi mugabo, cyangwa umugore atinga undi mugore, cyangwa umuntu atinga itungo, cyangwa umugore atingwa n'itungo. Ibyo byaha byashyirwaga hamwe, Imana yabyitaga abomination. Ni ibyaha by'indengakamere, baterwaga amabuye. Rero bikwereka ngo Imana, kandi ukareba no mu isezerano rishya, Pawulo abigaruka akavuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa hanze y'umubiri, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere. Kuko na mbere y'uko umuntu asambana agomba kubanza agakora icyo cyaha. Na Yesu yarabivuze, aravuga ngo umuntu nareba umugore akamwifuza, ubwo azaba yatangiye gusambana nawe. Bikubwira ngo iki ni icyaha n'Imana. N'uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo kurongorana kubaho n'abantu bose, uvuga ngo gucana inyuma ntabwo byemewe. Rero usanga ibyo ngibyo, wagaruka no kuri icyo ngicyo kiza ku murongo wa kabiri cy'ibintu by'imitungo n'ibindi, ugasanga iteka ryose iyo dusezeranye abantu basezerana ko bazafatanya umutungo, bakahana ibintu byose bakazabisangira. None Imana ikavuga ngo niba umuntu adatunga umuryango we, ngo abarutwa n'utizera.
so bikwereka ngo ni ikintu, icyo kintu cyo gufatanya umutungo kiteranya abantu n'ubundi hari icyo waciyeho mu mabwiriza y'Imana. Icya gatatu kiriya kintu cya communication usanga nanone nacyo Imana igitindaho, wagira no kuri cya kintu cya domestic violence ho rwose igashyiraho umurongo, kuko muri Maraki Imana iravuga ngo nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Mu yandi magambo nanga umuntu uhisha, kuko kenshi domestic violence ibera mu rugo, hanyuma umuntu akitunganya akigira neza agasohoka asa neza ariko yasize akubise umugore, cyangwa n'umugore wakubiswe akisiga amazi utari kuko mbona abyimbye amatama ati ni mibu yarayindiye, agatwikiriza urugomo umwambaro we nk'uko Bibiliya ivuga. Hanyuma Imana ikavuga ngo ibyo bintu ndabyanga, ngo nabaye umugabo wo guhamya uburyo wariganije umugore wo mu busore bwawe. So ubona rero iteka ryose Imana igaruka kuri ibyo byaha kuko ibizi neza yuko bisenya. Iki kintu kibabaje cy'ubusambanyi giteye n'agahinda, reka twibutse abantu bose badukurikiye cyangwa bazadukurikira haba vuba cyangwa kera, bibuke ko iyo twasezeranye tubisoresha icyo bita indahiro n'ikimenyetso. Ikimenyetso ngiki kintu bita impeta. Ubuzima ngewe maze imyaka 16 nubatse urugo, ariko pe ngewe mbona ntabwo nzi ikintu kiba cyabaye. Ubuzima nabonye mbayemo iyo myaka hagati yanjye nyine n'umutware, nibaza ushumba ubundi umuntu aca umugabo we inyuma yarahiriye afitiye ikimenyetso akabindahira akayikomeresha ikimenyetso, haba habaye ibiki n'ibiki biba byabaye. Ntago ariko kandiza rero iteka ryose abarokore mu muranse tagenda gupfa. Icyambere ibyaha byose Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ngo niyo wamushyira mu gihugu cy'abakiranutsi bazahakorera ibyo gukiranirwa, uko Yesaya yanditse. Rero hari igihe numva abantu bavuga nkaho rero kuki bibatangaza kumva ko umugabo yaciye umugore inyuma kandi ari umunyabyaha. None umunyabyaha bamutegerezaho iki kindi uretse gukora ibyaha? Rero abantu bajya aho ngaho bakisobanura ngo umunyabyaha ni umunyabyaha kandi umunyabyaha akora ibyaha. Ntabwo bizagutangaza yuko inkoko itera amagi kuko ni inkoko. Ntabwo bizagutangaza yuko igisiga kiguruka kuko gikora nk'igisiga. Ntibizagutangaza ko igiti kigira amababi kuko ni igiti. Umunyabyaha akora ibyaha. Rero icyo nicyo kintu cya mbere twagombye guheraho. Ahubwo twagombye kwibaza ngo kuki. Impamvu dufite abanyedini benshi ariko ntabwo dufite abana b'Imana benshi. Cyo mubanze mukemera, tubanze tukemeranyeho, kubera yuko twaragiye turayabira, turaterura abantu turunda aho ngaho, turabatiza ibicyo tubonye byose turabatiza, ukavuga ngo dufite abakristo. Nta bakristo dufite abanyedini. Kandi reka mbibabwira, mpora mbibwira abantu naho kuri aya makamera yanyu, mpora mbibabwira kavuga reka mbere iki kimenyetso kimwe, igihamya kimwe kidahakana yuko abantu benshi batazi Imana. Ntayo bazi, nta Mana bazi, barayumvise ibyayo ariko nta Mana bafite, ntayo bazi. Okay, wemera ko Imana ari nzima? Wemera ko Yesu yazutse ari muzima? Rwose. Wemera ko abona byose? Yego. Okay, ubu ushobora gutinyuka ugakuramo imyenda ugasambana nkureba? Ashwe ntabwo nabikora. Kandi ndi umwana w'umuntu. Woze niba utasambana umwana w'umuntu akureba, usambana ute Yesu uvuga ko wamenye umucunguzi wawe wagupfiriye muzima, unabona akabona n'ibikorerwa mu mwijima. Abantu nta muntu Yesu wazi. Ibyo tubanze tubyemeranyeho yuko impamvu ya mbere ituma biro byose biba nta Yesu abantu bazi. Yesu wabo ni igitekerezo, Yesu wabo ni umuntu historique nka Rwabugiri, nka Ruganzu, ariko nta Yesu muzima abantu bafite. Niba dushaka gukosora ibintu, dusubira inyuma, uretse no kubigisha ngo amatekinike yo kubaka urugo tubanze dukosora, ariko tuvuge ngo ariko ntitwaba turimo gusaba abantu ibintu bitari ibyabo. Kuko umupagana azahora ari umupagana. Umva niyo wamuhana karijana nkuko Bibiliya ivuga, azasohoka akora ibyaha. Uzarebe umuntu ajya muri gereza bamukubise, iyo atagize Imana ngo polisi tabare abaturage bakihanira. Ajye muri gereza bamukubise,
nagera muri gereza bamukorere dosiye, namara kumukorera dosiye bamumanure bamufunge, umucamanza muzani bamucira urubanza bamuhane, bavuga ati uyu muntu azafungwa imyaka 5 nasohokamo yongera kure bya byaha. Kubera iki? Kubera ko ari inkoni ntabwo zikura ibyaha mu mutima, ari dosiye ntizikura ibyaha mu mutima, ari gereza nubwo bavuga ngo ni ikigo ngororamuco igikura ibyaha mu mutima, n'imyaka umaramo ntibikura ikintu gikura ibyaha mu mutima ni ukumenya Yesu muzima ukihana. Iki ibyo bitaraba yewe nta bintangaza. Munyibukije umushumba, munyibukije inyandiko nabonye hari conference yabaye nationale mu myaka yashize, ntago nibutse umwaka ariko yabereye, nabonye yarabereye mu majyaruguru, inyandiko nanayifite mu rugo, amadini n'amatorero yahahuriye. Niba ayo makuru muyafite ntago bizi. Mwari muhari Musanze declaration no mu bayanditse. Noneho rero nabonyemo paragraphe kazi ivuga ngo turemera ko, ubwo mwemeye ko, turemera ko, nanjye ndemera ko, nawe uremera ko abashumba cyangwa n'andi mazina uko bitwa y'amadini n'amatorero batigeze babwira abantu Kristo kwihana nyine ukuvuze ngo Kristo yinjire mu bugingo bwabo. Bashishikarije abantu kuba mu madini, ntabwo bigeze bashishikariza abantu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Noneho rero ubwo iyo ni facteur ikaze irimo gutera iki kibazo. None rero tubakategorize gute abo bantu? Hari abadakijijwe pe, ariko mu by'ukuri hari n'abakijijwe. Birashoboka ko harimo n'abanyantege basubira inyuma. Bakararisa twumvikanye. Jewe hari ibintu bimwe mutazigera munyemeza. Iyi teori y'intege nke, ariko reka nkwereke, reka dufate ko ari intege nke. Kuki izo ntege nke zidakora iyo hari umwana w'umuntu? Ubu we Kararisa ungana gutya uje twasezeranye, kandi n'abapastori bajya bakora ibyaha bakanabikorana na ba mwarimu nkawe, kuko bibaho. Cyo mvuga mbifitiye igihamya. Mora ntanga urwo rugero nkabwira umuntu ni ubu Kararisa uzanya akana k'imyaka 5, kandi urutaka akana kanjye na uzonga sigira ya business yacu, turajya hirya hano muri Hilltop, aka kana karicara hariya mu nguri twe twikorera ibyacu. Akana k'imyaka 5 kazabuza umugabo ungana nanjye n'umugore ungana nawe gukora ibyaha. Reka rero tuvanemo iby'intege nke. Kuki intege nke zishira iyo hari umwana w'umuntu? Kuki zidashira imbere y'amaso y'Imana? Ikintu giye nensistaho, ntabwo abantu bazi Imana, ntayo bazi rwose. N'Imana yajya kubwira abantu ko niba ndi so, igitinyiro cyanjye kiri ngo indogo bimenya nyirayo, n'umugaragu akamenya shebuja, ngo niba ndi shobuja, niba ndi so, igitinyiro cyanjye kirihe. Nta Mana abantu bazi, niyo bazi ni ikintu cy'igitekerezo, ariko ntabwo bazi Imana. Ibyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo hari nubwo abantu bavuga ngo nitugira gutya tukagira duri, nkavuga numva niyo twagira gutya. Isi yagerageje kwikosora mu bintu byose. Abantu barabanje bakavuga ngo abantu nibiga bakagira ubwenge ngo isi zagira amahoro. Abandi bati abantu nidusaranganya ubutunzi bw'isi, abantu bagakira bakagira amafaranga, isi zagira amahoro. Barabigerageza, biza kugaragara yuko aho bafite amafaranga menshi niho bacura intwaro za kirimbuzi nyinshi, siho zikorerwa. Biza kugaragara ko aho bafite ubwenge bwinshi, ubwo bwenge aho kugira ngo bureme amahoro burimo intambara. Biza kugaragara yuko no muri biturimo kuganira byo gusenyuka kw'ingo, uje hano muri Kigali ziriya divorce 3 bya 4 n'abantu bafite ama masters n'ama PhDs, ntabwo ari abaturage babandi bo mu cyaro, uretse ko n'abatari shyashya. Bikubwira ngo ubwenge ntibukosora ingeso, ubwenge ntibukuraho ibyaha, amafaranga ntakuraho ibyaha. Kuko mpora ntanga urwo rugero, nigeze kujya ahantu mu rukiko, abantu baburanaga baratinda bazotse mu bazabana, ariko aho mwaburanaga iki? Umuntu umwe wari urimo tuziranye namwe ati ntubona uriya mugabo usohotse uriya ugiye, umugabo mwiza muremure n'umugore mwiza rwose, wari gushobora kuba na Minsi. Umwe agiye mu modoka ye nziza, undi agiye mu modoka ye nziza, aramubwira ati baburanaga ubutane. Baratandukanye, ni beza, baratandukanye, baratunze, ariko amafaranga n'ubwiza bw'umubiri n'ubwenge bibabuje gutandukana. Kubera iki? Ngaho ugenda urebe. Ahubwo ibyo ngibyo uko byiyongera niko ibyaha by'ubusambanyi byiyongera.
nkoranganira n'abantu hano i Kigali bakambwira ngo rwose ngo urumva ngo hano i Kigali ngo abakobwa babaye beza ngo n'amafaranga yarabonetse. Fine, si ibyo nari ndimo kubabwira se? Umukobwa ariga ntibimubuza gusambana, ahubwo birabyongera. Umugabo ariga ntibimubuza gusambana, birabyongera. Umuntu wamuha title akaba meya, akaba depite, akaba senateri, akaba minister, ntibimubuze gusambana, kuko n'icyubahiro ntikibuza gusambana, ahubwo birabyongera. Rero ibyo murimo kumbwira, yewe analize yanjye irambwira ngo ikibazo ntabwo turimo gushaka ikibazo aho kiri by'ukuri, ikibazo kiri mu byaha. Kandi umuti w'ibyaha si amashuri, umuti w'ibyaha si amafaranga, umuti w'ibyaha si police, si ribu. Umuti w'ibyaha ni Yesu muzima, ariko nawe utari wa wundi wa fake umwe nabonye aririmba ngo Yesu pirate. Ntabwo ari Yesu wa pirate, dogo ariwe na Yesu wa pirate, nanjye ndabyemera. Ngira ngo witwa Bishop Gafaranga niwe arimbye mu Yesu pirate. Yesu pirate nanjye sigaye mvuga, ariko urabizi abantu bamwe bafite Yesu wa pirate. Yesu wa pirate utababuza gusambana, Yesu wa pirate utababuza kubeshya, Yesu wa pirate utababuza kwiba, Yesu wa pirate utababuza kugambana. Kandi uwo nguwo ingaruka z'ibyo nibyo turimo kubona. No mu madini turarwana, turabeshya, turabagambana, turarimanganya, kuko dufite Yesu wa pirate. Abafite Yesu muzima, yewe mfite Yesu muzima, nzi kumutandukanya na pirate. Kubijya hari ibintu njye mbona ibintu nk'ibu bikuruti intege nkeya. Satani aba yajutse, ariko kuva ryari badutumye kurata imbaraga za Satani? Ngo Satani aba yagushutse. Yesu yaravuze ngo murwanye Satani azabahunga. Mwewe mukaza mukambwira none ubona abakristo aho kubaho gutyo, wagira ngo yaratubwiye ngo muhunge Satani azabarwanya. Yaratubwiye ngo murwanye Satani, ni Satani ugomba guhunga. Ukarwanya Satani mu rugo rwawe akarusohokamo. Njye mbwira abo bantu bakora divorce nkabwira ntoya, hagarara mu rugo rwawe ugende ubwire Satani ngo Satani, mbere yuko mva muri uru rugo niwe uzabanza kugenda wanjye divorce, kuko Imana iravuga ngo nanga divorce. Kandi iyo wanze iki Imana yanga, ijya ku ruhande rwawe ikagufasha kukirwanya. Ariko divorce irakomanga ngo niho ngo wanshakaga ngo ndaje tugende, kuko akaba arasohotse. Nta Yesu uri mu ngo zacu. Mubanze mugarure Yesu mu cyicaro cye, ibindi byose azabitunganya. Ose mushumba, n'imbaraga watanze ngewe mbazi kera, bazi mutanga ikiganiro cy'umuryango bita AEE, kumva rwose ukivuka. Kandi iyo nategaga amatwi ibyo muvuga nari nkiri umukobwa, numvaga ari ibintu bikomeye byatanga umusaruro. Cyarabutanze ariko ngaho mbwira uko byawutanze rero, ndorahubwo ngewe birimo biturusha imbaraga. Kuva 95 ikiganiro nakoraga cyitwaga Inzira y'Amahoro. Yego, cyari ikiganiro kigamije, cyanavuga ngo kigamije ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Umusanzu twarawutanze, twarabwirije muri gereza, abantu barihana, muri gacaca bemera ibyaha turabarekura. Byatanze umusaruro kuko twavugaga Yesu. Byo nshobora no kubitangira ubuhamya. Uzagenda ukora ankete mu magereza yose y'u Rwanda, aho twanyuze tuvuga Yesu wabambwe, tukababwira ko bishoboka kwihana ibyaha kuko Yesu yabibambiwe. Abantu bemeye ibyaha kandi atari bya bindi byo kubeshya, baratura bakavuga n'ibintu utavuga, hanyuma byagera muri gacaca bikoroshya inkiko. Reka tuvuge Yesu Mungu urebe ko bitazakunda. Erega ikibazo umva, ikibazo nitwe tugifite, umuti nitwe tuwubitse. Umuti ufitwe n'itorero ariko turarangaye. Mawusi burya yari umugabo n'umugore, n'ubwo abantu bakunze kubagira abagabo, ariko bari umugabo n'umugore, ko batahaga mu rugo rumwe. Yesu yarabasanze arabaza ngo muragenda muvuga niki, ko mbona mwijimye muragenda muvuga niki? Ngo yewe ngo urumva ngo twizeraga ko ngo ibintu bizagira bitya, twizeraga ko ingo nyinshi naho zicaye ziri muri twizeraga ko. Ariko Yesu yarabasanze ngo atangiye kubaganiriza, bumva imitima yabo itangiye gususuruka, bageze baramubwira ati ngwino tujyane iwacu. Aranabemerera araza, hanyuma ngo amanyuye umugati ngo baramumenya, aburira hagati muri bo. Ariko bari banezerewe, ntiwuko ukuntu twari dususurutse ubwo yatangiraga kutuganiriza. Ni muri cyo tubwira abantu ibya Yesu bishobora kububakira ingo. Ko madini ufite abantu bayashumbya benshi nyine n'uyu munsi hari batari, mbona abantu bafite umutima w'ubutunzi kuruta ko
imitima y'abantu kuri Kristo. Namwe murabibona se? Ariko se ubwo icyo ni gishya. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya, ngo abantu bazaba bikunda, bikakaza, bakunda impiya aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, ariko bagahakana imbaraga zabo. Ibyo rero ntabwo bivuga yuko rwose nta kintu kijya kintungura yewe, kuko birahari ibyo uvuga ndabibona, ariko kame muri tugomba guhakana yuko hari n'abakiri umuhamagaro cyane. Ubwo rero yewe nibwira ngo icyo twagombye kuvuga no kubwira abantu ngo ke nimureke tugaruke ku rufatiro, twibuke aho twavuye tukagwa, twongere dukora imirimo myiza nk'iyandi. Abisigaye Imana izabikora. Imbaraga z'Imana ziracyahari, Yesu aracyari muzima, umwuka wera aracyazana imbaraga, na data wa twese aracyadukunda, n'abantu baracyari abantu. Hari abantu babwira mwega ngo abantu barize cyane, ngo ahubwo ntigewe nta kibazo mfite cy'abantu bize cyane. Na Paulo yari yarize cyane, ariko umwuka yaramuteruye amuhumura amaso, imboneranye zivamo, abona ukuri. N'uno munsi nitugaruka ku rufatiro imirimo izakoreka. Shumba rero nzi ko tugufite mu bashumba bamwe babarurije mu gihugu, ubwo umurimo uracyari mugari mu ruhande rwawe, uhora haguhaza uburame, guhe n'ibikenewe byose. Hanyuma buriya rero iyo urimo kuvuga wenda ubigarukiriza aho ngaho. Yego. Buriya u Rwanda ni ruba rutoya iyo ushaka kuhororera inka cyangwa kuhahinga ibigori, ruhita ruba ruto. Ushaka hegitari 50 zo guhinga ibigori bakakubwira ati ntazo wabona, u Rwanda ni ruto. Ariko uzashake guhindura u Rwanda, uzabona ko u Rwanda ari runini, kuko n'umusozi umwe ushobora kumaraho umwaka. Nubona urusengero, ibyo byose uvuga naho birahari, kandi nanjye mpari. Kuko uravuga burya ikibazo cy'Imana uravuga, ariko Imana ni ihindura ubuzima bw'abantu, ariko nabwo ibuhindura iyo bayemereye. Uzi ko wicarana n'umuntu urugo rwe rurimo gusenya, ubwo muraze wa mugabo we waretse ubu busambanyi bwawe, ati banza ubwire uriya mugore ari cy'amahane, hanyuma nzabureka. None se bihuriye hehe? Niba arimo gukora ibyaha ntibiguhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Urumva rero umunyabyaha yishakira impamvu zo gukora ibyaha. Reka gusa dukomeze dushyireho imbaraga, wenda Imana n'isuku ubyutse umwuka akamanuka, tukagira Pentecote yacu nshya, tari ya indi yitorera, ariko tukagira Pentecote y'umwuka nyamwuka. Yego, tuzabona impinduka. kweri yewe niho ntegerereje. Nari nzi ko njya aho ngaho kuba mpategerereje nibifitemo ubuswa. Wifitemo kuvuga? Nari nzi ko aho usoreje vuga uti dutegereje igihe Imana izasuka umwuka wera mu mitima y'abantu. Nanjye naho nari ndindiriye, ariko nkongera nkibaza nti se ubu nta buswa mfite. Uzi ikibazo Clarisse, abantu benshi rero ahubwo iyo babwiye ngo nimureke twinginge Imana. Twigeze kujya ahantu mu giterane, hari abantu b'amayobozi b'amatorero n'abandi, ndababwira nti ngiye rwose hari nyuma ya za 94 gutyo, hirya aho ngaho, ndababwira nti nanezerewe kubona bene data bataha bakava mu mahanga. Gusa ndacyategereje umwuka wera. Ye baba we banshyize mwihaniro, bati buriya wadututse, wavuze ko nta mwuka twazanye, ko twaje nta mwuka dufite. Ngewe rero buriya umwuka nshaka si wa wundi tuvuga ibintu ntibihinduke. Nge n'ubu ndacyategereje ko umwuka wera amanuka kuko yamanutse mu gihe cya Pentecote. Kuko abantu barakubwira ngo umwuka ngo arahari, ngo turi mu matorero y'umwuka, ngo ni mumbabarire mwe kongera wewe mwimbabarira muvuga ibyo bintu. Ubu tuba mu matorero y'umwuka dute tugakora iby'Imana yanga? Abantu baradivorusa bavuye mu matorero y'umwuka, birashoboka? None se abo bantu wuzuye umwuka badivorusa, imbuto z'umwuka bera niziye? Umugabo wuzuye umwuka dore uko mubona. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Umugabo wuzuye umwuka yagombye kuba yuzuye urukundo, akaba yuzuye amahoro, akaba yuzuye ibyishimo, yuzuye kwihangana, yuzuye ingeso nziza, yuzuye kugira neza, yuzuye kugwa neza, yuzuye kwirinda no gukiranuka. N'umugore bikamera gutyo. Mbwira ukuntu abo bantu babiri bashobora kubana bakadivorusa. Ntabwo urukundo rujya rudivorusa urukundo. Ntibibaho. Amazi yahuye n'amazi, n'igikeri iyo ugitera ukakinaga mu mazi ko niho cyaremewe kuba, kiravuga ngo aha niwe iwacu. None mukambwira ngo amatorero y'umwuka, ngo abantu bavuye mu matorero y'umwuka barimo baraburana ubutane,
ngo abantu ngo bari mu matorero y'umwuka barimo bararwana ngo abantu bari uyu mwuka dufite muri no minsi nawe ni pirate. Yego. Yewe ndashaka umwuka wa genuine wa wundi wakoraga ibitangaza, wa wundi twasengeraga abarwayi bagakira. Hano nahoze nganira n'uwitwa Bishop Gafaranga ejo bundi mbwira hari indirimbo waririmbye izaba imoto itazabyabiye. Jewe nicara navuga nari ku Mana izambaraga zagiye nka Gidiyoni, izambaraga zahinduraga abantu zagiye hehe, zambaraga zagiye ntabwo zihari. Mu mwuka yaragiye dusigarana igishushanyo kiraho gusa tuvuga ariko dukomeze dukore Imana, dukomeze tunarindira icyo gihe cyiza. Kandi Imana ikintu mpamya nuko ibihari kandi irabireba kandi biri mu kazi nayo. Aba kukigeze kwandika ijambo aravuga ngo Mana ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye ndindira icyo uzambwira kubw'ibyo nakuganye. Nanjye hari umunara wanjye ndindiriyeho. Hari ibyo nabwiye Imana ndacyabibundikiye. Yewe ntegereje umwuka. Ubona urusengero twubatse ni muri iyo sanze. Iyo wizera ko hari Imana izakora wowe utangira, niba Imana ikubwiye ngo nzaguha umwana uteguye berso. Yego. Imana ikubwiye nzaguha umwana utegura berso. Rero ubu ngubu nateguye berso, ubu ngubu igikurikiye ngiye kubira abantu bari Imana nguru ruri hano ndateguye berso mpabana. Kwizera uze wicare hano wuzure. Buriya amaze iminsi ntekereza kuri ariya magambo ukabona basaro mubatse urusengero ngo icyuhero cy'Uwiteka kiraza cyuzura urusengero ngo n'abatambye bananirwa kwinjiramo igihe cya Mose amaze kurema ihema ry'ibonaniro. Niba rero Imana ariko Mana duhitege ongera umanuke hanyuma tubone urusengero rwuzuye icyubahiro cyawe. Nibwo uzajya ubona abantu rwose, ubona urubyiruko rurarongora rudafite umugambi wo gutana, ubona abagore bakunda abagabo, abagabo bakunda abagore, ubona igihugu gihindutse, ubona igihugu kinezerewe. nta bindi turimo fake. Aka kagingo tugatinze ariko hari impamvu yo kugatindaho abaduteza amatwi mwese, kuko iki ni ikintu gikomeye ndetse cyane. Ni ukuvuga ngo niba Satani yitumye umuryango nyarwanda, yitumye n'igihugu kucyonona no kugisenya, Imana yaduhaye umugisha, igihugu kirubatse kirasa neza, kirimo nyine abantu bize ku maniva atandukanye nk'uko mwabivuze. Ariko umuryango nyarwanda ukomeje gusenyuka bene aka kageni cyaba ari ikibazo. Nshuti mudukurikiye, ndabasaba kurwana intambara nziza, kandi mujye mukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi, bivamo ubufasha bwadufasha kurwana neza, tugakomeza kubungabunga ubusugire bw'ubugingo ndetse n'umuryango. Hanyuma ariko tutarakivaho, hari ikintu kimwe kidasanzwe nagira ngo mbasabe mumfashe nahuye nacyo, kandi mbona nacyo si ikintu cy'umuntu umwe, si na babiri, mbona babaye benshi. Niba mu muhamagaro hari ikintu numvise nanjye ntekereje numva nyiburiye igisubizo, usibye kubwira umuntu gusa ngo komera, utekereze ko uri umwana w'ubugingo ubwiteho, giteye gite rero. Turimo kuvuga ibi bya divorce, ubwo harimo na sex, gucana inyuma, harimo na sex. Rero nagize ntya muri iyo myaka navuze haruguru ikiganiro tukigitangira, hanyuma ntangira kwakira ibyifuzo by'ababyeyi bambwira ko habaye ikibazo cyo kunanirwa icyo bita raporo sexuelle. Jewe numva ni ibintu wenda bisanzwe, ngavuga ni mujye kwa muganga, umva abaganga babafasha. Ariko biza kurangira hari abaganga no kubafasha byanze. Abo ni abagabo n'abagore, ndetse bari barambye bamaranye n'igihe. Noneho nza guhura n'ikindi kibazo kiremereye, kuno dusabira umugisha, abapastor musabira umugisha abageni, reka kiyo bapfukamyemo basabira umugisha no guhirwa. Donc mariage muba iba yavuzwe, ni iki gikorwa kiba kiri bubi. Mushumba ntago nkabyibe mvuga, ndabizi neza, ndabizi. Nakiriye abamaze imyaka 2 kuva babana, icyo gikorwa cyaranze. Umurimo mwiza Imana yahaye umugisha mu gihe cya Adamu na Eva waranze. Nakira nandi bamaze imyaka 4 ahubwo bavuga bati nimudufashe, twe twagiye inama kugira ngo tubohora. Abantu bararahiye, barahira kudatana, babikomeresha cya kimenyetso navuze.
hanyuma icyo kibazo umfashe rwose n'abaduteza amatwi. Reka tubifate dutya. Nibwira yuko icyo cyawe kindi kiganiro cyihariye kirekire, kubera ko hari abo byanze, hari abo bikunda nabi, hari jewe ubwo ngura bivuze nkabona ko uyu mudamu ashobora kuba yarabonye kategori imwe aho bugiye mbona nyinshi. Cyaba ikiganiro cyihariye, ariko reka mvugeho amagambo make. Abo byanze koko bikanga bakamara imyaka 2 byaranze, n'abaganga bakasanga byaranze. Burya hariho ibintu bimwe mu mategeko y'itorero binihambura, bakihambura, kuko hari, reka mbivuge mu buryo buri direct, hari abantu baba ari impuissant, mbivuge no mu Kinyarwanda kuko ntabwo ari je wagihimbye, abo bita ibiremba. Niba warongowe n'umugabo w'ikiremba, hari ibyo aba yarakubeshye cyangwa yaraguhisha, ababizi. Buryo uburemba bwo bugaragara kuko umuntu akiri ingimbi, ariko umuntu akirarira akabihisha ntabigaragaze, hanyuma wazagera mu rugo bikanga. Icyo gihe ubundi uzi neza yuko iyo twebwe iyo dusezeranye, tubaza umuhungu ngo hari impamvu waba uzi yagombye kukubuza gusezerana n'uyu mukobwa, yivuge, kuko nuramuka utayivuze uyifite, tuvuge wenda mfite impuissance hanyuma nkabihisha nk'Imariya, nageraho bikanga, ubundi uwo mukobwa ntabwo aba yarongowe. Uburyo bw'Imana ntabwo aba yarongowe, niyo umutandukanije akugumayo n'ubwende bwe, kuko hari icyo wishe mu masezerano. Twebwe indahiro zacu zo ziri clear, indahiro z'itorero Anglikani ziri clear, zirakubwira ngo umenye neza yuko niba hari icyo uhishe, isezerano koze ntabwo rikurikiye ubushake bw'Imana. Kuko mwagombye kubijyamo, niba ngo ndizitanga nkabana nawe nkakorera nk'umubyeyi urera umwana we, nagombye kuza narabyemeye mbizi. Niba urwaye sida n'urugero, kuko twebwe hano twarwo tujya dusaba abantu kuzana test za sida kugira ngo niba yirwaye umukobwa ajyeyo cyangwa umuhungu ajyeyo yarabyemeye abizi. Kereka uje ari umugabo n'umugore basanzwe babana, icyo gihe nta mpamvu yo kubapimisha kuko n'ubundi biba byararanye. Ariko ubundi abakobwa n'abahungu turabapimisha kugira ngo nibura ubyemere ubizi, bigiye kuzagutungura. Yewe hano ho dusigaye twarongeyemo n'irindi bwiriza, niba ufite umwana wasize hanze, bimubwire kugira ngo uwo mwana atazaba discovered, atazagaragara akaba ikibazo. Harimo ibintu byinshi tugenda twongeramo kugira ngo abantu bajye mu rugo barabwiranye ukuri kose. Urumva rero aho byanze, iyo ni kategori imwe. Abandi rero byanga kubera isi turimo, byanga kubera stress, akaba atari uko afite impuissance, ariko kubera stress n'imihangayiko n'ibindi, neza imbaraga zigashira. Ibyo ngibyo birakira iyo ukurikiye suivi ukamenye se iyi kaya ari imeze ite, byagenze bite. Abandi hagenda hazamo impamvu nyinshi, buri mpamvu ishobora gukira cyangwa ntikire bitewe n'iyo ari. Ubwo rero ndibwira yuko iki ngiki cyaba ikindi kiganiro, kuko hari naho biba bikunda ariko bikanga kubera iyo mico mibi abantu bafite. Umuntu warwanye n'undi ntabwo sex ikunda. Imibonano mpuzabitsina rwose irabiha ku muntu warwanye n'undi cyangwa batonganye. Umuntu uca undi nyuma hari ubwo sex yanga kubera ko aba yarazinutswe. Hari impamvu nyinshi rero ngira ngo ahubwo icyo afite umuri ku mutima kuruta, ahubwo uzagenda ushake za cases uzizanye tuziganira, ufite cases zifatikana. Ubu twaba turimo kubijandajanda kandi hari byinshi abantu bashaka. Akantu wenda numvaga mboneye igisubizo ni mariage. Ubundi navuga ngo mariage ni iki? Ako kantu rero ndakamenye, kandi ubwo abaduteza amatwi babyumve. Niba hari ikibazo cyabaye, imyaka ikabine, umuhungu n'umuhungu, umukobwa n'umukobwa, nta wigeze aba umugabo, undi nta wigeze aba umugore, icyo nicyo nashakaga cyane. Icyo kirasobanutse. Twebwe buriya nubwo abantu bajya baduseka ngo tugendera kuri za liturujia zanditse, ibyacu biri clear. Case nk'iyo ngiyo rwose, iyo mariage murabaribera baka iyo mariage kubwumvikane bwabo, iyo mariage bo bakubwiye bati twebwe turabona ntabwo bigenda, muganga akabiprova yuko uyu muntu ari impuissant, turabaribera. Kuko birateganijwe yuko nguwo bamuribera. No muri ntuza zacu twebwe, no muri kanonizi zacu, mu mategeko yacu birateganijwe kuko ibyo bishobora kubaho, bijya bibaho. So mwese abaduteza amatwi rero mwibuke icyo Paulo yavuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Abikurikiranya kwa kundi bikurikirana, mbese ni amakuba, ni ibyago se?
noneho ntabwo iki kintu aricyo kiba gikwiye gutanya wowe umugore cyangwa umugabo ngo uvuge ngo niba byanze habaye stress nk'iyo pastor avuze cyangwa niba hari ikindi kibazo cyakemurwa n'abaganga mu gihe gito cyangwa kirekire ngo muratana ngo umwe agiye kwishakira abandi bagabo cyangwa unagiye kwishakira abandi bagore. Mwibuke rwose ko muba mwararahiye ubudatana. Icyo tukivuyeho mushumba. Tugere rero kuri akagingo tugana no ku musozo kavuga ibijyanye n'umutungo. Mutungo mu by'ukuri ngewe birambabaza. Tumenyereye ko hari inkingi eshatu isi yubakiyeho: ubutunzi, ari byo bukungu, politike n'iyobokamana. Ni gute ndibaza Imana itanze umugisha, abenshi baba baragize n'umugisha nyuma, abenshi bakabona ubutunzi nyuma. Noneho nkibaza umugisha warubonetse abantu bari bagiye kubaho neza batavunika mu mitekerereze ha mu mikorere. Nkibaza ubwo twabafasha iki? Mwabafasha kuva mu byaha. Yes. Kubera ko urabona uriya niba hari ikintu gishukana n'ubutunzi bubamo, umuntu wari ucishije make wiyoroshyaga yabaye umukire abumwirasa. Umuntu yarongoye umugore bararuhana bashaka amafaranga, umwe acuruza gataro undi akajya kurangura avoka n'ibitoki akabimuzaniraho akabicuruza, ngo bakaruhana bakabivaho bakajya muri butike, bavuye muri butike bakajya mu iduka bakajya kurangura Dubai. Akavuga ngo ariko uyu mugore ndabona adahuye n'ikigero ngezeho mu mutungo, kandi akibagira ko wabishakanye ngo bakamushyira ku ruhande ngo gashaka ngo uwo bazajya bagenda nuhuye n'ikigeragezeho. Ibyo ni ubunyabyaha. Wabafasha iki? Wabafasha gusa kuda mu butunzi nibugwira ntuzabatwara umutima, kuko bukoresha amakosa, buzana umurengwe, buzana kwikakaza no kwiyemera nuko gushoreka no uzare iteka ryose birajyana. Icyo rero ndagarukaho natangiriye. Ikintu kizatuma umuntu yunguka ubutunzi ntareke umugore baruhanye nuko amenya Yesu, nuko amenya ko ubutunzi twabuhawe ngo butubere umugisha aho kutubera umuvumo. Nta kindi. Icyo tutagitinzeho mushumba, mfasha ku kantu kamwe ku bagabo bagifite imyumvire yo kumva batakwereka abagore babo ubutunzi. Ndaguha urugero rumwe. Hari umugabo rwose mbere ya jenoside yari umugabo uzi gukora pe. Kera mbere ya jenoside ahantu mu giturage mu majyepfo umuntu yabaga afite imodoka ebyiri zikora akazi, yabaga afite ubutunzi, ariko agira iryo kosa ryo kutereka umugore w'ubutunzi afite. Wowe uri murajya kuri. Yego. Niba hariho n'ikintu ubwo kirimo kumara abantu muri no minsi. Gusa ubwo kuko wafashe urugero rwa mbere ya jenoside kuri abatutsi. Nakubwira ngo nicyo kikwereka yuko umutima w'umuntu haba mbere ya jenoside haba na nyuma yawo ni umwe. Umurengo wari uri muri uru Rwanda muri 90, muri 88, 89, 90, niwo mbona uno munsi. Umurengwe pe, umurengwe w'abagabo batabagore, umurengwe w'abagore batabagabo, umurengwe wari uhari mu bari bato. Ongera ngo wari utaranavuka wowe. Umurengwe twabonaga abantu basigaye baririmba umurengwe. Nuno munsi umurengwe urahari. Iyo umurengwe waje abantu noneho urabaza ngo abagabo ngo bahisha ngo abagore imitungo, biva mu bintu by'imyizerere n'imitekerereze. Icyo gihe ngira ngo muri 89 umuntu yigeze gusohora ikintu ngo cyitwa ngo nta mategeko 10 yo kubaka urugo rwiza. Hari rimwe muri yo yaravugaga ngo umugore wawe ntakamenya umutungo ufite ngo kubera yuko ngo azawugusaba. Bikubwira iki? Iyo ni imitekerereze y'umunyabyaha. Biragaruka hehe? Cya kindi cya kera yuko umutungo wose wabaga ari uw'umugabo, umugore yari uw'umugabo, abana bari ab'umugabo, inka zari z'umugabo, ibintu byose byari by'umugabo. Rero ndabigarura kuri cya kintu twita agakiza, kuko Petero yaranditse aravuga ngo mwibuke ko ibyo mwacungujwe ngo ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza n'izahabu mubona amaraso y'igiciro cyinshi, ngo muve mu ngeso zitagira umumaro mwarazwe n'abasekuruza. Hari imitekerereze abantu bumva ari umuco wacu, kubera turugo n'urw'umugabo wo n'umuco wacu n'ibirimo n'iby'umugabo, akumva kubibwira umugore atari ngombwa. Icyo rero nabyo tugomba kubikizwa.
Erega buriya nakubwiye ngo agakiza tugomba kwigisha ntabwo ari kagakiza ko kuririmba mu rusengero, ni agakiza gatemba kakinjira mu rugo, kagatemba kakinjira mu iduka, kagatemba kakinjira mu muhanda, kagatemba kakajya ahantu hose, kuko agakiza tuvuga gahindura ubuzima bwose, ntacyo gasigaye. Bagabo mwese muduteze amatwi, ingaruka zabaye kuri uwo mugabo nizihe? Yagiye mu kazi arazimira na bugingo n'ubu baranakurikirana ntibabona namba. Inkuru ye rwose hari byararangiye kandi ashize imyaka myinshi. Mwongereho n'izindi ze. Umugabo umwe yafashe imodoka ayitiza undi muntu atabwiye umugore. Umugore agamaze ari imodoka iri hehe, umugabo akamwihorera, afatwa na stroke arapfa. Iyo modoka ntibamenya aho yanyuze. Genocide yakorewe Abatutsi. Wowe nibyo nakubwira ni mwari muri batoye. Abagabo benshi bari baranditse imitungo, bayandika kuri bashiki babo, bayandika ku bandi bantu, amafaranga bayashyira muri banki ku mazina yandi, cyangwa bahisha abagore ko bafite konti mu yindi banki. Barapfuye, imiryango isigara ikennye, nakurondorera ngakubwira na case nyinshi. Ingaruka zabyo zihoraho, kuko nta muntu n'umwe ujya usezerana n'urupfu. Iyo uhishe umugore wawe aho washyize umutungo, iyo upfuye uwo mutungo wa banki, kuko ntabwo uzaza guhendahenda gushakishe cyane rwose icyegeranyo. Iyo ufashe amasambu n'amazu ukabyandika ku bana ba mushiki wawe, ntubandike ku mugore wawe, hari n'igihe bahindukira wazajya no kuyashaka bakakubwira ati wayanditse ku mazina yanjye ushingiye kuki? Kuko isi yameze amenyo irayatyaza nk'ay'ingona. Ibyo rero biranababaza cyane, kandi ukuremo n'ibyo ngibyo, ukuremo n'abahisha imitungo, kuko hariho n'abagira imitungo ikajya iribwa n'inshoreke n'abana bazo, kandi abo iwawe barimo gutungwa na butike. So imikoreshereze mibi y'umutungo nacyo ni topic ndende twatindaho tukerekana kategori z'imikoreshereze mibi y'umutungo, kuko nazo ni nyinshi. Buriya gusesengura ibi bintu by'ingo, kujya wenda bimazemo igihe kirekire nagiye nandikaho n'ibitabo, usanga ibyaha biza mu buryo butandukanye. Kuri buri kantu kose twagiye tuganiraho, umuntu yaguha case studies nk'igihumbi zikugaragariza uburyo bikorwa mu buryo butandukanye. Ariko icyo biba bihuriraho ni ikintu kuvuga ngo ariko ko wasezeranye n'umugore kubana akaramata, mugasangira byose, mwabisangiye ko. Nari ndimo mbwira abagabo baduteze amatwi rero bafite mwene iyo mitekerereze. Yego n'abagore wenda kuko aryo kandi koko bigiye tugeze bari n'abagore bafite imitungo myinshi. Urimo kuvuga gutyo ubu ngubu ntabwo uzi, kubera ibyo bibazo by'amadivorce birimo kuba, ubu n'abagore nabo bameze amenyo bakora nk'abagabo. Ndetse muri bridal shower bakabwira abakobwa ngo ujye witonda, umugabo n'umwana wundi ugira utwo wibikira ku ruhande, bakagenda agafata ikibanza akacyandika kuri nyina. Ndetse imitungo y'umugabo n'umugore, ahera ko mama, kubona mama yandeza kankuza, kuburiya waretse kiriya kibanza tukacyandika kuri mama. Umugabo akavuga ati rwose n'ubundi ko ari umubyeyi wacu, ntamenye ngo umugore arimo arabyandika kuri mama we, kubera ko avuga ati in case uyu mugabo aramutse ateye yereyere bashaka za divorce, kiriya kibanza kizaba ari cyanjye na mama, tubiziranye. Wemba reka ntaza kumena amabanga y'intebe ya penetensi. Yego, gusa ari umugore ari umugabo ufite iyo mitekerereze ni mibi cyane rwose, bigira n'ingaruka ku muryango. Kuko numvise ikiganiro makuru cy'ukunyamakuru avuga ati Banke Nationale y'u Rwanda ifite miliyari zisaga 500 zitazwi ba nyirazo. Nahise mvuga nti harimo yuriya mugabo tubyanze bikunze. Umugore ubwo yatangiye ubuzima bwo gucuruza inyanya ku kameza, pfundikanya ubuzima buramunanira, bari abagore bamwe bita abagore b'abakire, akora n'ibyo adashoboye ataritoje gukora. Rero ibi bintu rwose nyamuna mubwizanye ukuri kugira ngo murengere n'umuryango. Kubona umwana w'umugabo nk'uwo wari uriho neza ahise ahinduka amayibobo umunota umwe, kandi hari imitungo iri ahantu itazigera imenyekana na ba nyirayo, ni ikibazo gikomeye cyane mushumba, ikibazo gikomeye. Imana idufashe mu bindi biganiro tuzakora. Nyine ntekereza ko n'ibituba dukoze hari ibigira umumaro. Dusoreze
ku kintu cyitwa isano y'amaraso n'imbaraga z'urukundo. Abantu barasenya kubera ko umugore avuga ati umugabo aracyakunze bene wabo arabafasha muri ubu buryo. Noneho n'umugabo agasenya kubera ko imiryango ye ivuga iti yatuzanyemo umugore, kandi uriya mugabo yagize imbaraga z'urukundo zikomeye. Urukundo rugira imbaraga zikomeye, akunda umuntu koko batareranywe batanavuka wenda hamwe rimwe na rimwe, aramuzana ngo amubere nyina w'abana. Uyu mugabo nawe ADN ye ihuye n'abavandimwe. Ibi bintu umushumba byo ariko umva icyambere reka tubanze tubyumve kimwe. N'ubundi nta urongora mushikiwe. Iyo ugiye kurongora urongora umuntu uvuye mu wundi muryango. Yego. Ariko reka mbigarure ku by'Imana yavuze, kutumvira Imana bivamo bine. Icyambere Imana rimwe mu mabwiriza ya mbere Imana yatanze yaravuze ngo umugabo azasiga se na nyina abandi n'umugore wa karamata. Kutiga gusiga ni ikibazo. Twe muri family project abageni ba hano bakora bagomba kuganira ku kintu cyitwa umuryango mugari. Ukamenya ngo iyi mpeta ntayo mfitanye na mama, ku kiganza cyanjye hariho impeta. Iyi mpeta nayambikanye n'umugore nashatse, nawe yambaye iyanjye. Bikubwira ngo nta mpeta mfitanye na murumuna wanjye, nta mfitanye na mushiki wanjye. Ndabakunda, nzabafasha kuko nabiriya irabidutegeka. Kavuga ngo niba umuntu atita ku muryango we ngo abarutwa n'utizera. Rero bikubwira ngo icyo tugomba kwiga tukigisha abantu ni ukumenya kwitandukanya n'umuryango ariko tutawutaye. Umugabo n'umugore bakicara bakagenera famille large, umuryango mugari w'iwabo w'umugore n'iwabo w'umugabo, ko tugomba kubitaho. Ntabwo tugomba kubareka, ntabwo tugomba kubata, ntabwo tugomba kubirengagiza, tugomba kubitaho. Tukagena muri budget yacu, mu igenamigambi ryacu, mu ngengo y'imari tukagenamo azafasha imiryango yacu kuko iradukeneye. Rero ikibazo aho kiba iki ngiki cyo nta nubwo kinakomeye cyane, kuko cyakoroha abantu baramutse bakoze nk'abayoborwa n'umwuka. Kwiga ukigisha urubyiruko rukiri ruto kumenya guteganya, biteganiriza ubwabo, bagateganiriza n'imiryango bakomokamo, bakanateganiriza nabo bazabyara. Ariko iyo ni irindi somo nabyo urumva mbese ufite topics nyinshi twaganiraho zikavamo ibiganiro byiza, uzabizana ubutaha. Murakoze, Imana ibaha umugisha mushumba, turabashimiye. Imana ibaha umugisha cyane, kandi n'ikindi gihe mwazongera kutubonera umwanya twazongera tukakora ikiganiro nk'iki gihesha ubugingo. Uzanshake. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Reka musoze mudusabira umugisha nanone. Turagushimye Mana yacu. Turabizi neza umutima wawe bakungo, bakubagabo, bakubagore, bakubana, kuko urabakunda. Niwe waremye urugo, ariko Satani ibyo ukunda byose arabyanga, niyo mpamvu yanga urugo. Turasenze ngo muri iyi myaka turimo uhembura umurimo wawe mu ngo, uhembura umurimo wawe mu itorero, duhe kubwiriza ubutumwa duhereye mu bana bazakure bazi ko bazubaka ingo nziza, n'urubyiruko bigende bityo. Ariko cyane cyane abagabo n'abagore bamaze kubaka, udufashe kubafasha kugira ngo nabo ubwabo bashobore kukuyoboka, bashobore kugukunda, bashobore kukumvira, bubaka ingo nziza. Nguheramo utangamo umugisha, ugaherwamo icyubahiro. Mva gusenga dusenze rero umugisha iki kiganiro kizafashe benshi, kizahindure benshi, kizahesha izina ryawe icyubahiro, kandi kizahesha ubwoko bwawe umugisha. Umve gusenga kwacu, imbaraga z'umwuka wera zisohoza imigambi yawe, kuri mu izina ryawe tubisabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.